urabona umwana ukiri mutoya ubwo icyo gihe nahise mfata inshingano zo kurera abavandimwe. Urumva ko kugira ngo ugere ku ikintu cyambuzaga iterambere, nta mutungo ufatika wenda ababyeyi baba baransigiye. n'urugero ngo mvuge ngo uyu mutungo ngo mfite wenda nk'inzu runaka ikodeshwa ahantu aha n'aha, ngo nyizane mfate bwa bushobozi bwayivuyemo buze burere barumuna na bashiki. Urumva ko byose byazaga bikajya ku mutwe wanjye. Ni umupapa, ni umugabo witeje imbere, akora byinshi bishoboka kugira ngo yiteze imbere. Uko bigaragarira amaso ni umugabo ubayeho neza, ariko si ubuzima yahozemo. Yakoze byinshi, yaritanze, yiyima buri kimwe, ariko birangira ageze ku ntego. Ndi kumwe hano n'umumotari, uko mumubona ni umupapa mwiza cyane ushima Imana, ku maso ni akamwenyu. Mota umeze ute? Ndashimira Imana. Witwa nde? Twibwira, ubwira abantu bakurikiye Jean TV batumenye nayo bamenyane nawe. Yego, nitwa Shiremba Mbarushimana, nkaba ndi umumotari, ariko sibyo nahoze nkora. Natangiye muri masonori ngeraho nyivamo, ndazangera kuri moto. Hari n'ibindi nteganya kugeraho byinshi. Ndi kukubaza mu buzima bwawe bwa buri munsi, ese umaze imyaka ingahe mu kimotari? Ni izihe mbogamizi zigucalenjinga mu mwaka kazi kugira ngo ube utabasha gutera imbere nyine nk'uko bikwiye, nk'uko umuntu wese ubona nk'umuganga atera imbere, cyangwa ngo nawe batera imbere mu mwaka kazi kawe? Yego, ibibazo byo ntibyabura, ariko nanone ntago duhora mu bibazo gusa. Uko ukora ugenda ugera no ku bisubizo, ko nshobora gukora akazi uyu munsi mfite ikibazo, ariko mfite intego yo gushaka igisubizo cya cya kibazo. Ntago rero nahora mu bibazo gusa, ngeraho nkasingira n'intego y'ibisubizo. None se nk'umumotari umaze wenda imyaka nk'ibiri mu kimotari, wowe umazemo imyaka ingahe? Ibiri wabimenye rwose. Umaze imyaka 2 mu kimotari. Umaze imyaka 2 mu kimotari. Mu myaka 2 umaze ukora umwuga w'ikimotari. Ni nk'ikihe kintu washatsemo? Nimwe washakiyemo umugore? Oya, natangiye aka kazi ubundi ubuhamya bwanjye mu gakeya. Ubwo buhamya rero nibwo dushaka uduhe nk'umumotari nyine, ubwo buhamya bwawe. Yego, natangiye nkiri mutoya, nakuriye mu buzima bw'ubupfubyi. Nakuze ndi imfubyi, ndakura, maze kuba umusore ntangira gushaka akazi k'ikiyede. Ndashakisha ikiyede, mbona ntibikunda, ndazamuka, kuko uko ugenda ukora niko ugenda ukuza ubumenyi bitewe n'akazi urimo gukora. Maze kumaramo igihe gitoya mu kiyede nk'amezi 8, mfata umwiko njya mu gifundi, ndakora akazi k'igifundi, kampa umugore. Urumva ko nyine bitewe na bwa bumenyi nagezeho, nashatsemo umugore, nubaka inzu, nigurira ikibanza. Mvuye mu bupfubyi nigurira ikibanza, ndasaba, ndakwa, ibintu byose. Mbese urumva ko gukora nibyo nakubwiye, ko iyo umuntu arimo gukora, ukora uyu munsi ufite ikibazo, ariko urimo gushaka inzira y'igisubizo. Urumva ko nari ndimo kugana inzira y'ibisubizo. Nyuma yo gushaka umugore, ntago nari nagafatisha inzu neza. Inzu nari narayubatse ariko ituzuye. Nyuma ndayuzuza, nkomeza na ka kazi k'igifundi. Nyuma gatoya nibwo naje gutekereza kabiri, ndareba mbona akazi k'igifundi gasaba imbaraga nyinshi cyane. Muto tukiri aho, wenda akangusubiza inyuma gatoya, uri nyine mu bupfubyi bwawe, uri imfubyi, wari ufite nk'imyaka ingahe? Niki cyakugoraga mu bwo buzima bwawe bw'ubupfubyi? Yego, natangiye ubuzima bw'ubupfubyi mfite imyaka 16, nibwo natandukanye n'ababyeyi. Yego, nyine ni ikihe kintu mu bwo buzima birumvikana nk'umuntu nyine w'imfubyi, babyumvikana ibintu byinshi bimugora, weho ni ikihe kintu cyakwafekitaga cyane kikaba kikubuza nyine wenda nko kuba watera imbere, ikintu cyakugoraga nyine mu bwo buzima bwawe? Ikintu cyangoraga cyane, urabona umwana ukiri mutoya, ubwo icyo gihe nahise mfata inshingano zo kurera abavandimwe. Urumva ko kugira ngo ugere ku ikintu cyambuzaga iterambere, nta mutungo ufatika wenda ababyeyi baba baransigiye. n'urugero ngo mvuge ngo uyu mutungo ngo mfite wenda nk'inzu runaka ikodeshwa ahantu aha n'aha, ngo nyizane mfate bwa bushobozi bwayivuyemo buze burere barumuna na bashiki.
urumva ko byose byazaga bikajya ku mutwe wanjye, tugashakisha tukagira ngo tubashe kwiteza imbere, ariko urumva ko ubuzima bwari bugoranye, nawe nyine urabwumva, ariko icyiza ni uko twabashije kugera ku bisubizo tukabasha kwiteza imbere. Muri makeya ni ibyo ngibyo. Icyiza nuko mwabivuyemo, kandi nacyo dushima Imana kuba umuntu yagera mu bibazo akabasha kubyikuramo, nicyo kiranga umuntu umugabo. None wari ugeze uri kutubwira ngo uva mu gifundi uza kuba umumotari, tuganire mbese ukora ikizami cya perime, ko numva ubuzima bwari bugoye, byagendaga bite? Zitarago wacagamo nyine urimo nyine ushaka perime, urera n'abana, birumvikana uri n'umufundi, wabihuza gute mu buzima busanzwe? Ni uburya ikintu cyose ubushake aba ari bwo bushobozi. Njye narabyukaga mu gitondo ngategura akazi kanjye, nkegura inyundo n'umwiko, nkagenda ngakora, isaha zo gutaha zagera nkibuka ko hari ikintu mfiteho intego. Nari mfite intego yo kuvuga ngo aka kazi nimba mbona kangoye nkabona karamvuna, n'urugero kuko burya umufundi wa nyakabyizi hari igihe avunika, noneho yagira n'ibyago, noneho agahura n'umubosi mubi. Burya hari ababosi batoteza abakozi, ugasanga umukozi nk'umubosi araje aragututse akakwita igicucu, wabireba ugatekereza ukareba ibintu wamukoreye. Wowe urimo kumukorera, wenda urugero urimo kumwubakira inzu izamara imyaka itari munsi ya 50, we amafaranga arimo kuguha ni amafaranga uri bugende ukarya uwo munsi n'umugore, waba utazi no kuzigama, icyo gihe wanarara uyamaze. Ariko iyo umubosi yatinyukaga akavuga ngo ngo uriya muntu ngo ibintu wankoreye igicucu, byarambabazaga cyane. Iyo niyo ntego yatumye mvuga ngo reka ntekereze kabiri, mvuge ngo nava muri aka kazi gute, nkatera intambwe, nkava muri aka nkazagera no ku yindi. Nubwo mfite intambwe yo kuba narabivuye mu kubaka, nkaba narageze kuri kategori, mfite n'intego yo kuzamuka nkagera nko ku zindi kategori, nkaba nashaka n'imodoka, birashoboka. Kuko burya ubukene bwa mbere ni ukudatekereza. Iyo utekereza ibintu birebire, ntutekereze ibintu biri hafi. Umuntu atekereza ibintu biri hejuru, ni nabwo Imana imanuka ikagufasha tu. Kuko iyo utekereje ibintu biri hasi, ubu urimo kugaragaza intege nkeya. Umuntu atekereza ibintu biri hayi ku buryo rwose Imana nayo ivuga iti uriya muntu yatekereje ikintu gikaze rwose, Imana ikamanuka ikagufasha. Nibwo buryo rero natekereje kuva muri masonori. Ndayikunda ntago ndayivamo neza. N'ubu ngubu nk'iwanjye ni urugero, ndareba nkavuga ni ko nageze ngiye gukora akazi kameze gutya, ningaho umuntu akagakora uko ntabishaka, birangendekera gute? Ntibiri bumbabaze kurutaho? Nkavuga nti reka mparike iyi moto yirirwa ahangaha, ngende ka kazi kanjye, kuko nakanjye nta muntu uri bumbwire nabi, nkagenda ngapanga akazi kanjye neza nkagakora. Urumva ko masonori icyo umuntu yakoze ntago kimuvamo. Yego, nabyo ndabikora. Juste n'umuntu amamagaye kambwira ati ko nkwizeye kuri ka kazi kawe, bimeze bite? Harimo amafaranga, nkabona amafaranga ajya guhana nayo nkorera kuri moto, ndaparika nkagenda nkamukorera. Burya ubushobozi iyo bwakugezemo cyangwa se ubumenyi runaka, kugira ngo bugushiremo burundu biba bigoye rwose, biragoye. Ibyo byose nabyo ndabikora nk'umuntu ugerageza inzira y'iterambere, ndagerageza byose nkabivanga, nkareba icyo nageraho, kandi ibisubizo rwose ngenda mbigeraho gake gake. Biragaragara no ku muntu kwisura, biragaragara yuko nyine ibisubizo ugenda ubona ari byinshi. Nyine mu buzima uri umufundi, urakoze, ubonye perime, wakoze inshuro zingahe kugira ubone perime? Ikizami cya perime uko nzi ko kiba kigoye, wakoze nk'inshuro zingahe? N'ubwo buzima wari urimo byagendaga gute nyine? Burya ubuzima bwa kategori bwo ni ubuhamya bukaze cyane. Hari igihe ugenda uvuga ngo njye ngo ndizeye ngo nize neza, ukagenda ukimara kugera ku kibuga ukagira ngo hari n'uwaguhushye mu bwonko. Njyewe mu buhamya bwanjye narize mu buryo bwo gukorera perimi, ndiga ndakora,
naragiye mfata kode z'imuhanga nagiye y'inshuro eshatu wavuga Kigali ujya Muhanga cyangwa Kigali Muhanga ariko ntsindwa kandi si uko ntabaga naribaga narize neza rwose pe. nk'umwana aho ngaho cyangwa umugabo wakuze mu buzima nyine ari imfubyi afite abandi bantu bo kwitaho birumvikana barabona bari inyuma yawe umugore wari umufite nyine ufite n'abana bawutangiye kurera ni iki wumvaga nk'umuntu w'umugabo utsinzwe gatatu yarize tubare inshuro eshatu wari utsinzwe nicyo kintu wumvaga nicyo kintu watekerezaga nyine cyakomeje kugusunikira kugira ngo usubire ukongera gukora ikizami? Njyewe intego nari mfite byatewe nyine no kuvuga ngo hari igihe ukorana n'umubosi ntakubere mwiza. Ibyo rero natekereje kabiri ndavuga ni uyu mubosi umbwiye uyu munsi ejo undi nambwira gutya n'undi nambwira gutya nzaba ndi mu biki. Noneho nza kureba mbona n'akazi ndimo gukora gasa n'agasaba imbaraga nyinshi. Ndavuga ni imyaka ngezemo ni myinshi, nimpama muri aka kazi ejo nkazageza mu myaka 50 ntawe uzaba akimpa aka kazi. Ndiko gutekereza kabiri ndavuga reka mve muri aka ndebe ukuntu nava muri aka kazi nambuke nje muri kategori ndebe ukuntu nashaka uburyo ntwara wenda bwo biza n'umusaza umuntu w'umusaza w'imyaka wenda 60-65 ntago wamuha ikinyabiziga ngo ajye mu muhanda atahe nta kintu azanye. Ariko nk'umusaza urugero w'umufundi bakamuha iyo bamubonamo imbaraga. Iyo umaje gusaza nta muntu uguha akazi keretse umuntu wawe, wa muntu wavuga uti nyamara uyu musaza kera twarakoranaga akemera za mbaraga nkeya zawe kandi nabwo ntagazemera akaguha gutuka aragukoresha ariko akagutuka nk'umuntu wabinyuzemo ndabizi rwose pe. Cyane cyane hari nk'abasaza twajyaga dukorana tugakorana natwe abafundi burya dukunda gutebya ugasanga turimo kumubwira amagambo asa namurya umusaza yarakara undi agaturuka hirya atarika muzere gusaziye mu bana batarabawe. Ibintu nk'ibyo rero nibyo natekereje ndavuga iki gihe gishobora kuzangora umunsi nakinjiyemo. Ubwo rero muri uko gutekereza kabiri nibwo nambutse ngera mu buryo bwo gushaka kategori. Yego nabyo byarangoye ariko naje kugera ku gisubizo mbasha kuyibona. Ndabyibuka ko naje kuyibona nahinduye ikibuga Muhanga ndambuka nza hafi nza Noruveje niho nayikuye. Muhanga wakozeho gatatu Noruveje wahakoreye kangahe? Nakoreye kandi gatatu. Bivuze ngo perime ya moto wakoze inshuro esheshatu wayibonye ku nshuro ya gatatu cyangwa inshuro ya karindwi? Ni inshuro ya gatandatu. Ko ndi kumva nyine starago zawe ubuzima bwawe nyine ndi kumva hari ukuntu bushushanyije bitari neza harimo utuntu twazigizage ariko nyine nkawe aka kanya ni ikihe kintu ushima Imana ukavuga ati ikintu ndagishima Imana yamaye iki kintu ni ikihe kintu nyine we wifuza nk'inzozi zawe wifuza kuba wageraho? Yego ikintu ibyo dushima Imana byo ni byinshi. Dusubiye nko ku ntangiriro nakubwiye ko natangiye mu buzima bw'ubupfubyi nkabasha kuzamuka nkagera ku bisubizo. Buryo imfubyi yabaye yakuze ikagira umuryango ikagira abayikomokaho ibyo ni ibitangaza rwose. Imana wabasha kuvuga uti Imana warakoze, nta n'utavuga ati Imana warakoze kuko byonyine kuba waba uri imfubyi ukazamuka ukabasha kwibonera inkwano byonyine. Uzi ko hari benshi baba bakuriye mu muryango ariko wajya kubona ukabona abuze inkwano ukabona arishyingiye kwa sebukwe yikopesheje inkwano. Iyo ubonye ibyo byose Imana ibikunyujijemo ukabasha kugera ku gisubizo kimeze gutyo Imana nta kintu utayishimira rwose. Imana iba yarakoze. None ni ikihe kintu nka aka kanya uri mu kazi k'ikimotari wavuye mu gifundi imbusane dutandukanyirize wowe ubwawe w'umufundi naho ubwo w'umumotari mutandukaniye? Yego nko mu gihe cya masonori wenda nuko ntakwereka imyenda nambaraga nk'ipantaro nambaraga zonyine njyena ubu ngubu nsigaye nzireba nkabona zineso nkabona niy'agapeti. Ariko aho mariye kugera kuri kategori nkabasha gukora mu buryo bwo gutwara ibiro byariyongereye
ndashimira Imana rwose, n'amafaranga nabashije kuyakoraho kuko nabashaga gukora nk'imyaka, wenda urugero nk'imyaka 2 muri masonori, ukaba utavuga ngo mbese Sharire wizigamye angahe, n'ibihumbi 200 sinabashaga kubibona. Ariko ubu ngubu rwose mu buhamya mfite, ibikorwa byanjye birimo kugenda byaguka. Ndareba kuri konti ngasangaho amafaranga, si menshi ateye ubwoba ariko ndayafite rwose pe. Yego, ubwo urumva ko ibintu biratandukanye. Nimba mbasha kwizigama, urumva ko no kugaburira umuryango, burya umuntu yizigama ibyasagutse ku ifunguro ryo mu rugo, ubwo nibwo ubasha kwizigama. Abana iyo bariye, umudamu yariye, twabashije kwambara, icyo gihe usubira inyuma ukizigama, kuko umuntu yizigama ibyo yasaguye, ntago wakwizigama ibyo udafite. Yes, ni umumotari yaciye mu buzima bukomeye, aca mu buzima bugoye, ariko ni Sharire ubu ngubu turi kumwe. Ni umugabo ufite abana n'umugore, yatunze barumuna be bose abahereza ibyo basabwa, nawe aritunga. Yari umufundi, ubu ngubu ni umumotari. Sharire, reka tugushimire. Yego, urakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Abari bakurikiye Jean TV TV, nuko dushimiye Sharire. Ni umugabo murabibona atemba itoto. Icyo tukwifuriza uyu munsi uko ubayeho nagaruka ejo bazaba bimeze, birahinduka, ubuzima ni change. Ubu ngubu Sharire ni umuntu ushobora kuguhereza ubuhamya bwe ugasanga ni ibintu bikunguye bigize ikindi kintu bigufasha.